tugiye kubazaho ibibazo ku ndirimbo cyangwa no ku baririmbyi. Pasi, ikibazo cya mbere, se indirimbo ni iki? Indirimbo tubyumva igihe kenshi, twavutse twumva indirimbo, natwe ubwacu twararirimbye, ariko rimwe tukabyita indirimbo atari byo. Ariko indirimbo mu busobanuro bwayo ni igihangano c'abanyamyuga bahuza amajwi bagasohora injyana iryoheye amatwi. Ni igihangano c'abanyamyuga bahuza amajwi bakazasohora injyana iryoheye amatwi. Niko kuririmba indirimbo, niko bisobanura. Urakoze Pastor. Ese kuririmba ni impano? Kuririmba ntabwo ari impano, kuririmba ni umwuga. Dufite amajwi atandukanye. Bamwe baririmba ruto, abandi bakaririmba tonari, abandi bakaririmba baze, abandi bakaririmba soprano, ariko abo bose baririmba amajwi atandukanye. Bisaba kugira ngo bakore imyitozo kugira ngo babyemererwe, kandi indirimbo zabo zemerwe cyangwa se zishoboke ari uko bakoze imyitozo. Iyo ari impano rero ukaba utakoze repetition ntibakwirukana, ariko iyo ari indirimbo kuyisaba repetition kugira ngo usubiremo witoze, ni umwitozo, nizo mpamvu ari umwuga. Kuririmba byatangiye ryari mu mateka? Mu mateka kuririmba byaberaga no mu ijuru. Urakoze Pastor. Ikibazo cya kane, twatandukanya dute kuririmba, kuramya no guhimbaza? Kuririmba ubundi intego ya mbere niyo kubaka uhuza amagambo yasohora injyana iryohera amatwi, ariko intego ya kabiri kuririmba burya ni ukuvuga ubutumwa. Umugambi w'abaririmbyi ni ukugira ngo baririmbe bahujije amagambo meza, ya magambo meza arimo ubutumwa bubasha kwihanisha abanyabyaha bahindukirire. Bitandukanye rero no kuramya. Kuramya ni igihe abantu bari mu mwanya usa nawe utandukanye n'Imana, bakaba bashaka gukurura ubwiza bw'Imana ngo biyegereze Imana, nibwo haba umuhango witwa kuramya. Bakaba bari mu mwanya ugaragara ko utandukanye n'Imana, noneho bagaca bugufi bagasa n'abaramya, basa naho bakurura ubwiza bw'Imana kugira ngo bubegere. Ariko noneho guhimbaza ni igihe abantu barata ibigwi. Bashobora gukoresha imigeri ariko barata ibigwi n'imirimo ikomeye Imana yakoze mu buzima bwabo. No mu byanditswe byera rero harimo kuririmba nka Zaburi ya 23, harimo kuramya nka Zaburi ya 95 umurongo wa 6, harimo guhimbaza nka Zaburi ya 121. Aho hose ni kuramya, guhimbaza, kuririmba biratandukanye. Itsinda rya mbere risenya itorero ni itsinda ry'abahanuzi. Itsinda rya kabiri risenya itorero ni korari. Itsinda rya gatatu risenya itorero ni umuntu wize theology akaba atagira akazi ariko ari mu itorero. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisanzwe. Muri kumwe nanje Manakiza Edouard, abari mu Rwanda shalom shalom, abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, turabakunda kuri Gusenga ni gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, ariko no gusenga uzaneshwa. Senga. Abari mu Burayi shalom shalom, abari muri Amerika shalom shalom, abari muri Australia shalom shalom, abari muri Amerika shalom shalom. Kuko muri kamera Gusenga everyday kumwe na Dr. Revera Pasteur Mazibire Guraho. Shalom shalom. Amakuru yanyu? Bonjour. Mwatangira musenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbajwe neza uyu mwanya. Uri Imana ikomeye, uri Imana nyiri ibihe byose. Niho tumye tugira kuri uyu munsi wo kuramuka kugira ngo tube tukiriho. Hari abavuye mu mubiri ariko twe ndiyabishatse kuri acha dufite umugambi kuba umurimo wawe. Twikubise imbere muri uyu mwanya mwiza wo gusangiza abatwumva ijambo ryawe. Utwegere, reka icubahiro cyawe kiganze, kandi ijambo ryawe ribashe kuba umuco umurikira abanyamahanga bose bashe guhindukirira, nkuko ubutumwa bwiza twahawe inshingano ikomeye ya Yesu Kristo ari ukugenda tugahindura amahanga yose kuba bigishwa bawe. Turasaba kugira ngo ijambo ryawe rigere hose, rikore ku mitima ya benshi bahindukirire, bose baba bera bazagusanganira nugaruka mu bwiza bwawe. Tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Amen. Pasteur, tugiye kubazaho ibibazo ku ndirimbo cyangwa no ku baririmbyi. Pasi, ikibazo cya mbere, se indirimbo ni iki? Indirimbo tubyumva igihe kenshi, twavutse twumva indirimbo, natwe ubwacu twararirimbye, ariko rimwe tukabyita indirimbo atari byo. Ariko indirimbo mu busobanuro bwayo ni igihangano c'abanyamyuga bahuza amajwi bagasohora injyana iryoheye amatwi. Ni igihangano
c'abanyamyuga bahuza amajwi bakazasohora injyana iryoheye amatwi. Niko kuririmba indirimbo niko bisobanura. Urakoze pastor. Ese kuririmba ni impano? Kuririmba ntabwo ari impano, kuririmba ni umwuga. Dufite amajwi atandukanye. Bamwe baririmba ruto, abandi bakaririmba tonari, abandi bakaririmba base, abandi bakaririmba soprano, ariko abo bose baririmba amajwi atandukanye. Bisaba kugira ngo bakore imyitozo kugira ngo babyemererwe, kandi indirimbo zabo zemerwe cyangwa se zishoboke ari uko bakoze imyitozo. Iyo ari impano rero ukaba utakoze repetition ntibakwirukana, ariko iyo ari indirimbo kuyisaba repetition kugira ngo usubiremo witoze ni umwitozo, nizo mpamvu ari umwuga. Impano rero ntabwo basubirishamwe abantu, kandi iyo umuntu arahanura cyangwa iyo umuntu aravuga indimi akazivuga ntabwo bamubwira ngo ceceka gutaje kuzisubiramo umunsi bejo washize. Ariko kuririmba nubwo wabarusha kuririmba, iyo utaje gusubiramo barakwirukana. Nukuvuga ngo ni umwuga kuko usaba gusubiramo byanze bikunze. Ijwi ryose, ubwoko bw'ijwi waririmba bisaba gusubiramo, nizo mpamvu atari impano. Ikibazo cya gatatu, ese pastor kuririmba byatangiye ryari mu mateka? Mu mateka kuririmba byaberaga no mu ijuru, kuko dukurikije amateka tuzi, kuko kuririmba bitandukanye no kuramya, nabyo turabivugaho. Ariko Satani witwa Rusofera akiri mu ijuru yari umutwara muco. Ariko muri Yesaya igice cya 14 murongo wa 11 hakavuga ngo inanga zawe n'amajwi yawe, ni ukuvuga ngo Satani yari chef de chorale mu bamarayika. Aho hari mu gice cya gatatu c'ijuru, ni ukuvuga ngo ijuru rifite ibice bine ariko ari ijuru rimwe. Nkuko twavuze ngo igice cya gatatu ni igice c'abamarayika, aho niho Satani yaririmbiraga ayobora n'abandi bamarayika, niho akoreye imyigaragambyo. Ubwo noneho rero aza kugushwa nuko yari mu gice cya gatatu. Usomye Yesaya igice cya 14 umurongo wa 13 haravuga ngo nzazamura intebe yanje igere ku ijuru. Hari igice cy'ijuru yifuje kugeramo c'Imana, nubwo ari ibice bine, kandi Imana ibiberamo byose icyarimwe, ikanabirenga ko ntiyakwira mu ijuru, ikaba no ku isi, ikaba n'ikuzimu. Imana iba hose muri rusange, ariko ijuru ryonyine ubwaryo rigira ingabano, n'isi ikagira ingabano. Imana rero yaremye isi n'ijuru ari utuntu duti fashe mu kiganza cyayo. Ntabwo rero yariremye ari uko iririmo, ahubwo yabanje kubaho ritarabaho, kuko n'Uwiteka yabaga mu kintu cyitwa iteka, irema ijuru n'isi. Ubwo rero ico gice cya gatatu marayika yarimo nico yoragamo abaririmbyi b'abamarayika nkawe, nico yaje kwigaragambiririzamo, nico yarwaniyemo na Mikayeli, araza aramanukaza ku butaka. Ariko yarifuje kugira mu gice cya 4 c'ijuru, aho yavuga ngo yaribwiraga ati nzazamura intebe yanje igere ku ijuru. Ni igice c'ijuru yifuje kugeramo, ariko yarari mu ijuru. Usome Ibyahishuwe igice cya 12 umurongo wa 7 haravuga ngo mu ijuru haba intambara. Mikayeli ahagurukira kurwanya ca kiyoka naco kirwana na Mikayeli gihagurukanye n'abamarayika bacu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Mikayeli aragitsinda, ahaco ntihaba hakibonetse aho mu ijuru. Ariko iryo si ryo juru riheruka, naryo ni igice c'ijuru, ariko Satani yarari mu gice cya gatatu yifuza kugera mu cya 4. Ahangaha rero hari ijuru noneho ry'ibiguruka mu itangira igice cya 1 umurongo waho wa 20, hakaba ijuru ry'ibiva binini mu itangira igice cya 1 umurongo wa 14, hakaba n'igice cya gatatu c'abamarayika, hakaba n'igice giheruka c'umwihariko w'Imana, ariko rikaba ijuru rimwe, kandi ryose Imana ikarikoreramo ikabihari. Uw'Imana ishaka kugenderayo yamusanga ku isi, cyangwa ikamusanga mu gice cya 1 c'ibiguruka, cyangwa ikamusanga mu cya 2 c'ibiva binini, cyangwa ikamusanga mu cya 3 c'abamarayika, cyangwa ikamwiyerekera aho iri, ari uko uzamuwe mu mwuka. Aho ugeze hose Imana yakwishura kuko ihari. Pawulo yaranditse mu Bakorinto ba 2 igice cya 12 umurongo waho wa 2 kugera ku murongo waho wa 7 aravuga ngo nzi umuntu wazamuwe agera mu ijuru rya gatatu. Niba yarari mu mwuka simbizi, niba yarari mu mubiri simbizi, icyo nzi cyo bizi Imana. Ariko yamanukanye ibikomeye. Ijambo ry'Imana ravuga ngo kuva icyo gyahise imyaka 14. Ubwo nuvango icyo gice cyo Paulo yagezemo cya gatatu ni igice cy'abamarayika, ariko no kuko Imana ihari iramwiyereka. Urakoze pastor.
iko mu shaka ne mateka rero y'indirimbo yatangiye icyo gihe mu ijuru. Noneho rero Satani aramanuka, amanutse kuririmba kwe ntikwashize kuko na uyu munsi arihinduranya agakorera mu bakozi bagabura ibyo basa naho bagabura ibyo gukiranuka. Ariya muri ibya Korinto ba kabiri igice cyaho cya 11 umurongo wa 14 kugeza kwa 15 haravuga ngo uri marayika w'umuco, ariko si igitangaza kugira ngo Satani yihindure nka marayika w'umuco, si igitangaza. Yari mutwara muco aragwa ahinduka marayika w'umwijima, ariko uyu munsi si igitangaza kugira ngo abashe kwihindura nka marayika w'umuco. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nuko rero ntabwo cyabe igitangaza ngo abakorera Satani nabo bagira ubushobozi abambitse bakore nk'abagabura ibyo gukiranuka, ariko iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Na n'uyu munsi aririmbira mu baririmbyi baguye kuko yihindura nka marayika w'umuco kandi ari marayika w'umwijima. Kuririmba rero mu mateka byatagiriye mu ijuru, ariko ku isi no mu mateka ya mbere usomye Itangiriro ni igice cyaho cya 4 umurongo wa 21 kugera ku 22, uwaririmbye wa mbere yari uwo mu rubyaro rwa Kayini. Nukuvuga ngo ku wa gatandatu uturutse ku rubyaro rwa Kayini yitwa Yubaru, niwe wari umuhanzi wa mbere w'indirimbo. Noneho aza gukurikirwa n'umucuzi w'ibyuma byose n'ibintu byose. Kwitangira igice cya 4 umurongo wa 22 yitwa Tubaru Kayini. Nuvuga ngo Yubaru niwe muhanzi wa mbere ku isi uretse Satani waririmbiye mu ijuru. Amaze kumanuka rero na n'uyu munsi arihinduranya akinjira mu bibwira ngo baririmba. Iyo bazamuye ubwibone bwabo burya bari Satani wabinjiyemo bagendereye, none akabaririmbira muri bo bakabubaka ubwami bwa Satani. Ahangara mu mateka kuririmba byatangiriye mu ijuru, none Satani aramanuka no kwisi biza gutangirira mu rubyaro rwa Kayini ku wa gatandatu kuri Kayini. Ariko abamarayika b'abasarafi bari basanzwe baramya, ariko kuramya si ukuririmba. Na n'uyu munsi abasarafi bararamya kuko byanditswe. Noneho rero mu byanditswe byera nka Zaburi ya 23 nayo ni indirimbo. Ibyanditswe byera nabyo bifite indirimbo nyinshi cyane. Hari indirimbo ya Mose, hari indirimbo ya Debora, hari indirimbo ya Baraki, hari indirimbo ya Miriyamu, hari indirimbo y'umukobwa wa Yefuta, hari indirimbo nyinshi cyane zaririmbwe kandi ziri mu byanditswe byera. Hari indirimbo y'abamarayika baririmbira kuvuka kwa Yesu, basingiza bavuga ngo icubahiro kibi cy'Imana mu ijuru no mu isi amahoro abe mu yishimira. Izo zose ni indirimbo. Amateka y'indirimbo rero nayo ngayo. Urakoze Pastor. Iko shaka ne twatandukanye dute kuririmba, kuramya no guhimbaza? Kuririmba ubundi intego ya mbere niyo kubaka uhuza amagambo yasohora injyana iryohera amatwi, ariko intego ya kabiri kuririmba burya ni ukuvuga ubutumwa. Umugambi w'abaririmbyi ni ukugira ngo baririmbe bahujije amagambo meza, ya magambo meza arimo ubutumwa bubasha kuyanisha abanyabyaha bahindukirire. Bitandukanye rero no kuramya. Kuramya ni igihe abantu bari mu mwanya usa nawe utandukanye n'Imana, bakaba bashaka gukurura ubwiza bw'Imana ngo biyegereze Imana, nibwo haba umuhango witwa kuramya. Bakaba bari mu mwanya ugaragara ko utandukanye n'Imana, none bagaca bugufi bagasa n'abaramya, basa naho bakurura ubwiza bw'Imana kugira ngo bubegere. Ariko noneho guhimbaza ni igihe abantu barata ibigwi. Bashobora gukoresha imigeri ariko barata ibigwi n'imirimo ikomeye Imana yakoze mu buzima bwabo. No mu byanditswe byera rero harimo kuririmba nka Zaburi ya 23, harimo kuramya nka Zaburi ya 95 umurongo wa 6, harimo guhimbaza nka Zaburi ya 121. Aho hose ni kuramya, guhimbaza, kuririmba biratandukanye ko kuririmba ni intego yo gutanga ubutumwa. Urakoze Pastor. Ikibazo cya 5, ese indirimbo zikenewe ryari? Ni buhe byinshi bikenera indirimbo. Iyo umwami yabaga atanezerewe, bakoreshaga uburyo bwose bagashaka abaririmbyi kugira ngo bamunezeze. Muri Samueli ya mbere igice cya 16 umurongo wa 14 kugira 23, ico ni ibihe ni okaziyo bita okaziyo y'indirimbo. Ariko ubwa kabiri iyo myuka mibi yabaga yahanze ku mwami, bahamagaraga abaririmbyi. Ico gihe Dawidi akaza cyangwa n'abandi baririmbyi
umwuka mubi yahanze ku mwami, none abaririmbyi bakaririmba kugira ngo birukane ya myuka mibi iri ku mwami, nayo yabaga ari okazi yo kuririmba. Biri muri Samueli ya mbere igice cya 16 umurongo wa 14 kugeza ku 16, kwirukana imyuka mibi yagaba yahanze ku bami. Iyo okazi yo gatatu, igihe cya gatatu cyo kuririmba, nuko iyo abahanuzi babaga bari mu bihe byiza banezerewe, bajaga barakora itsinda ry'abahanuzi gusa, noneho rya tsinda rikaririmba. Usomye muri Samueli ya mbere ibice 10 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 10, hari itsinda ry'abahanuzi ryifatanyaga rikaririmba mu buryo kugira ngo banezerwe bubaka umwuga wabo. Noneho rero iyindi okazi yo kuririmba igihe cyo kuririmba, nuko igihe umuntu yabaga atabarutse avuye ku rugamba, nka Dawidi avuye gutsinda abafilisitiya, hariya ni muri Samueli ya mbere ibice 18 umurongo wa 6 kugeza ku wa 7. Ahangaha Dawidi avuye ku rugamba, abaturage baramusanganiraga baririmba n'ibyishimo byinshi bamuririmbira kuko yatsinze. Iyo umuntu yabaga atabarutse avuye ku rugamba bahabaga kuririmba. Ndetse na Debora, usomye mu Bacamanza igice cya 5 ku murongo wa mbere, yasanganiraga Baraki avuye gutsinda abanyakanani, maze hari indirimbo ya Debora yagaragazaga kunesha. Iyo nayo kunesha ku rugamba yari okaziyo y'indirimbo. Umukobwa wa Yefuta nayo usomye muri Abacamanza igice cya 11 murongo wa 34, hari ukuririmba asanganira se navuye gutsinda aba Amoni, yari yarwanye urugamba rukomeye, none umukobwa waramusanganira, abari wa mbere kumusanganira kandi yamugize intego. Nayo cyari igihe cyo kuririmba iyo umuntu abaga yatsinze, none bakamusanganira baririmba. Ibindi byo kuririmba byabaye igihe kirekire, ariko hari indirimbo ziri mu byanditswe byera zagaragazaga kwishimira kuvuka k'umwami Yesu. Tuvuge hari Ndakuramutsa Mariya yitwa Ave Marie. Iyo ni indirimbo nayo yaririmbwe kuba ishimiraga kuvuka k'umwami Yesu bimaze guhanurwa mu gihe cya Elizabeth na Mariya. Hakaba noneho Magnificat ya Mariya yavuga ngo mutima wanje himbaza Uwiteka, nabwo yanditswe muri Luka igice cya 1 umurongo wa 46 kugeza kuri 55. Ahangaha hari indirimbo yitwaga Magnificat, mutima wanje himbaza Uwiteka. Hari indirimbo yitwa Benedictus de Zakari, nubango yanditswe muri Luka igice cya 1 umurongo wa 69 kugeza kuri 79. Yari indirimbo nayo kwishimira kuvuka k'umwami wacu Yesu, avuga Beni swati hahirwa wahawe umugisha Mariya uzabyara umucunguzi. Hari n'indirimbo yitwa Gloria in excelsis des anges, nubango yanditswe muri Luka igice cya 2 umurongo wa 13 ya kwa 14, aho avuga ngo mwijuru icubahiro kibi cy'Imana ihoraho, ariko mwisa amahoro abe mube yishimira. Nayo yari indirimbo nayo gusingiza kuvuka k'umwami Yesu. Hari n'indirimbo yitwa Nunc Dimittis ya Simiyoni, nayo yasingizaga kuvuka k'umwami Yesu, hariya muri Luka igice cya 2 umurongo wa 29 kugeza 32. Izo zose zari indirimbo nubango hari okaziyo yo gutsinda intambara, hari igihe cyo gukura imyuka mibi ku bami, hari igihe cyo kunezeza umwami, hari igihe cyo kuva ku rugamba wanesheje, hari igihe cyo kwishimira kuvuka k'umwami wacu Yesu Kristo, hari n'igihe cyo kuririmba ku muntu wasubijwe icyifuzo cyari kimaze igihe kirekire. Urebye muri Samueli ya mbere igice cya 2 ku murongo wa mbere, hari indirimbo ya Hana yari yaratanze icyifuzo gikomeye cyane, yifuza kuzabona umwana, ariko amaze kumbona umwana Samueli agira kwishima gukomeye, none yahanye indirimbo igaragaza gusubizwa ko atanze icyifuzo cyari kimaze igihe kirekire. Abantu rero bari gusenga bagira ibyifuzo, ariko iyo byashubijwe nabwo bagira umwanya wo kwicara bagategura kuririmbira Uwiteka wabasubije, nka kuri kwa Hana. Izo nizo za okaziyo z'indirimbo. Ikibazo cya 6, tubwire ubumwe bw'abaririmbyi. Ubumwe bw'abaririmbyi bugaragarira muri side nyinshi. Ubona ngo side zigaragara mu umwe bw'abaririmbyi ni ngari. Hari ubumwe bw'abaririmbyi hagati yabo ubwabo, hari ubumwe bw'abaririmbyi hagati yabo n'ibozi bw'itorero, hari ubumwe bw'abaririmbyi hagati yabo n'abapagani, hari ubumwe bw'abaririmbyi bagirana n'Imana, ubusabane bwabo n'Imana. Ubwo nibwo ubumwe bw'abaririmbyi. Ahangaha rero ku bumwe bw'abaririmbyi hagati yabo ubwabo,
hari karindwi cy'Imana bakwiye kuzuza nk'itsinda rikora umurimo umwe. Iyo abantu bari mu itsinda rimwe bakaba batujuje karindwi cy'Imana yabahamagaye, ibyo bubaka byose hari igihe bashobora kwibesha bakubakira mu bwami bwa Satani. Icyambere, Yohana igice cya 13 umurongo wa 34 kugeza 35 haravuga ngo mbahaye itegeko rishya, mukundane. Ni mukundana nibwo abantu bazamenya ko muri abigishwa banje. Ni mukundana sinyifi abantu batsinda icyo bakora iyo bakora umurimo w'Imana. Icyambere iyo bakundana. Icya kabiri nuko bakwemerana. Abaroma 15 umurongo waho wa 7 haravuga ngo mwemerane, umwemere mugenzi we kandi amajwi uko atandukanye afite injyano n'ubundi zitandukanye ariko bari mu indirimbo imwe. Nukuvuga ngo iyo bemerana umwe akemera uruhari rwa mugenzi we muri korale, ico gihe korale irakomera. Umwe ntavuge ngo ni njubigize ntahari byapfa, ahubwo buri wese akubaha uruhari rwa mugenzi we kuko amajwi aratandukanye kandi nta waririmba wenyine ngo aririmba mu majwi yose. Kwemerana. Icya gatatu kiri mu Baroma ibice 12 umurongo wa 19 havuga ngo mukomezanye. Ushobora kurusha undi kuririmba ariko muririmba muri korali imwe. Ushobora kumwibutsa cyangwa ukamutoza gato ukamumenyereza, nkuko perezida wa korale aba atekerezwa ko ari umuntu urusha abandi amategeko y'indirimbo akabamenyereza. Ahangaho niyo yitwa gukomezanya. Icya kane cuzuza karindwi cy'Imana n'ukwakirana. Kwakirana bigiye mu buryo pratique, nuko ngo buzima busanzwe. Umuririmbyi akaba yabuze uniforme, ntakwiriye kureka kuririmba kuko yabuze uniforme mu bantu barenga 40. Bakwiriye kubizirikana bakabitekereza. Abagalatiya 6 umurongo wa 2 aravuga ngo mwakirana ibibaremereye sinyifi n'ukwakirana n'iby'ubukene bakabishiramo. Birababaje kubona umuririmbyi umwe arwara ari muri hopitale akamaramo ibyumweru bicangwa ibyumweru bitatu, yaje kwishura amafaranga akayabura, korali ifite abantu 50 ntiyishure. Icyo gihe nta kwakirana kuba kurimo. Ariko ijambo ry'Imana rirategeka ngo mwakirane. Abagalatiya 6:2. Ingingo ya 5 igaragaza gukomeza umurimo abantu bafatanije n'ukwigishanya. Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 16 aro mwigishanye muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka wo n'umurengo ngenderwaho. Paulo yatanze yandikira abakolosayi aravuga ngo mwigishanye muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka. Ubundi bamwe bakoresha nyine indirimbo, abandi zaburi, abandi bihimbano by'umwuka, ariko byose bikitwa korale. Iyo byitwa korale rero abantu bakagira kwigishanya, aho bisaba n'ubuhanga kuko harimo muzike. Bamwe abatazi muzike bakoresha ibihimbano by'umwuka, bandi bagakoresha zaburi bashaka ngo kurinda umwimerere w'ijambo ry'Imana, ntibagire ico bahinduramo. Nk'abayehova bakoresha zaburi ntibagire ico bahinduramo, bo bakayihinjyano gusa bifuza bakayikopora muri Bibiliya cyangwa ikindi gice kivuga ikindi gitabo, ariko kikaba gifite injyano bagihaye ariko kivuga ijambo ry'Imana. Abadivantiste bararirimba kuko bashira indirimbo mu manote, aho ngo bararirimba. Noneho abapantekote bakoresha ibihimbano by'umwuka. Izo mpamvu Paulo yarazi ko ibyo twari bitatu bizuzuzanya kugira ngo bikore mu itorero ry'Imana. Aravuga ngo mwigishanye muhugurane mukoresha muri zaburi indirimbo n'ibihimbano by'umwuka. Abataza amanote bakoresha nyine ibihimbano by'umwuka. Icyo gihe noneho rero niko bita 5 ko kuzuza karindwi cy'Imana. 6 abantu bakwiriye guhugurana. Abaheburayo 3:13 aravuga ngo muhugurane mu byo mukora byose mukorera Imana. Noneho karindwi kuzuza karindwi cy'Imana ni uguhumurizanya. Haba hari wagize ibibazo bihungabanya umutima cyangwa ubuzima bwe, abantu bakamwiyegereza bakamwigisha bakamumenyereza bakamufumbatira. Ni ukuvuga ngo bakamubumbabumba, haba mu bibazo by'isi haba mu bibazo by'umwuka yasubiye inyuma. Nibyo bita guhumurizanya. Humura. Ibyo ngibyo nibyo bigomba kuranga abaririmbyi hagati yabo ubwabo. Bagomba gukundana, bagomba kwemerana, bagomba gukomezanya, bagomba kwakirana, bagomba kwigishanya, bagomba guhumurizanya, bagomba guhugurana. Karindwi kakaba karuzuye. Noneho hakaba baririmbye hagati yabo n'ubuyobozi bwabo.
byanditswe mu Baheburayo igice ca 13 umurongo wa 17 haravuga ngo mwubaha ababayobora mubagandukire muri byose kuko ari bo babera amaso barinda imitima yanyu nk'abazayibazwa sinyifi. Korale ni itsinda ryo mwitorero ariko ntabwo ari irindi torero riteretse mwitorero ahubwo ni itsinda ry'abagize itorero. Anga rero hagati y'ubuyobozi nuko hari ibintu bitatu cyangwa se ministere 3 zigora ubuyobozi bw'itorero. Iyo ziciye bugufi zubaka itorero, iyo zishize hejuru zirarisenya. Itsinda rya mbere risenya itorero ni itsinda ry'abahanuzi. Itsinda rya kabiri risenya itorero ni korali. Itsinda rya gatatu risenya itorero ni umuntu wize teoloji akaba atagira akazi ariko ari mu itorero. Abo bantu batatu ku buyobozi barasenya cyangwa bakubaka. Iyo baciye bugufi barubaka, iyo umuhanuzi aciye bugufi arubaka, ariko iyo yishize hejuru arasenya. Iyo umuririmbyi yishize hejuru arasenya ariko iyo aciye bugufi arubaka. Iyo umuntu wize Bibiliya aciye bugufi arubaka ariko iyo yishize hejuru arasenya. Ni ukuvuga ngo umuhanuzi aravuga ati nje ndeba kure kurusha umushumba, ubwagize ubwibone arasenya. Umuntu uzi kuririmba aravuga ati nje mfite itsinda nyobora abakire, akabyitwaza agasuzugura pastor. Naho ubwize teoloji akavuga ati nje murusha Bibiliya, umwe ati nje murusha kureba mu buryo bw'umwuka, undi ati nje murusha abakire nyobora, undi ati murusha Bibiliya. Abo bose ro bari imbere y'umushumbi iyo badaciye bugufi barasenya kuko bafite imbaraga, nibo babitse imbaraga zose. Iyo baciye bugufi rero barubaka, iyo bishize hejuru barasenya. Nuvango barakwiye kurangwa no guca bugufi imbere y'ubuyobozi. Nanizo mpamba biravuze ngo mwubahe ababayobora, mubagandukire muri byose kuko ari bo babera amaso barinda imitima yanyu nk'abazayibazwa. Umushumba arinda imitima y'amatsinda yose yo mwitorero. Itsinda ryose rero ni mwitorero ryari kwiye guca bugufi rikubaha ubuyobozi. Itsinda ritishira hejuru akenshi usanga ari iry'abadiakoni, ariko iry'abahanuzi ryishira hejuru, iry'abaririmbyi ryishira hejuru, iry'abize teoloji ryishira hejuru. Ayo matsinda yose iyo yishize hejuru arasenya, yaciye bugufi arubaka. Ubwo rero umwe hagati ya korali n'umushumba nuko baca bugufi, yayobora abakire akamenya ko arabayoboke b'itorero, ko atari itorero riteretse murindi. Ico gihe barubaka iyo bubashe ubuyobozi. Nibwo umwe hagati y'abaririmbyi n'itorero. Nukuvuga ngo umuririmbyi ayobora abantu benshi kandi babakira, ariko ukamenya ko pastor ari hejuru ye ko agomba kumuha amabwiriza. Hari igihe umuririmbyi ashobora gupanga gahunda y'amasengesho akavuga ati turamarayo 4 tutarya tutanywa, ariko ntabwira umushumba gahunda. Umushumba akazumva ngo bari gusenga, ese bagiye kwa kanga, ati bagiye ejo bundi bamazeyo gatatu. Ese president wa korali yabwiye pastor oya ni utegeka baririmbyi. Yabaza umuririmbyi ati wagiye mwagiye mutati ni president wa korali watuyoboye. Ico gihe haba hari ikibazo, amakimbirane hagati ya korali n'ubuyobozi bw'itorero. Ariko iyo baciye bugufi gahunda bateguye bakayisaba, bamara bakayihabwa, haba gusohoka, haba gupanga amasengesho yo kwiriza, haba gusura, ico gihe umushumba kabaha uburenganzira, itorero rirakomera kandi rigashikama. Twavuga ku bumwe hagati y'abaririmbyi n'abapagani. Hariya muri Petero ya mbere igice ca 2 umurongo wa 12 haravuga ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, nubwo bamwe babasebya nkaho muri abagizi ba nabi, ariko nibabona imirimo yanyu myiza bazarushaho guhimbaza Imana kuri wa munsi wo kugendererwa. Nukuvuga ngo hati y'abapagani Petero yanabisubiyemo. Petero ya mbere igice ca 3 ku murongo waho wa 3 haravuga ngo namwe bagore muce bugufi mugandukire abagabo banyu, ngo nubwo abagabo benshi batumva ijambo ry'Imana, ngo ariko iyo babonye ingeso nziza z'abagore babo ngo barushaho guhindukira bagahimbaza Imana, ngo nubwo ari nta jambo ry'Imana muvuze bakagarukira Imana kubw'ingeso zayo. Iyo ni impuguro bahaye abagore. Namwe bagore mwitorero abagore baruta abagabo ubwinshi, kuko bemera badashishoje. Umugabo abanza gutekereza akabaza impamvu iyo agiye ahari, ariko abagore kuko bagira emotion yo kwemera vuba, usanga mu rusengero abagore ari bo benshi. Ugasanga rero abagore n'abakristo, abagabo n'abapagani. Babagore rero bakwifatana imbere y'abagabo babo ntibabashe kubayobora, ahubwo bakabasenya. Nubango ijambo ry'Imana avuga ngo namwe bagore mugire ingeso nziza
imbere y'abagabo banyu ngo nubwo abagabo benshi batumva ijambo ry'Imana ngo ariko bazareshwa n'ingeso zanyu nta jambo muvuze. Ingeso zanyu nziza muzabereka zatuma abagabo banyu babagarukira nta jambo muvuze. Iyo niyo myifatire. Abagore bashobora kuba bari muri korale ariko abagabo babo barabapagani. Abagore bashobora kuba bari muri korale abagabo babo bari mu yandi madini. Ico gihe rero ntibihwanye n'umugore uri muri korale aririmbana n'umugabo we, cyangwa umugore uri muri korale abana n'umugabo we mu itorero rimwe ariko umugabo atari muri korale. Biratandukanye. Wabaye amatsindane. Umugabo ufite umugore, umugabo ari umuririmbyi n'umugore ari umuririmbyi baririmba hamwe, cyangwa se bomba ari abakristo ariko umugabo ataririmba, cyangwa se umugabo asengera mu yindi community umugore asengera mu yindi community, cyangwa se umugabo ari umupagani umugore ari umukristo, cyangwa umugabo ari umukristo umugore ari umupagani. Ibyo byose bibaho na amatsindane atandukanye, abantu batabayoboza ibintu bimwe. Kuko iyo umuntu ari mu itorero asangiye itorero n'umugabo we cyangwa n'umugore we ariko badakora umurimo umwe ntabwo bawumva kimwe. Ntabwo ari kimwe naho mwembi mwaba baririmbyi, si kimwe naho mwe yaba umukristo udakora undakora. Ico gihe rero bisaba kugira ngo wa wundi ukora arushaho guca bugufi no kwerekana ingeso nziza imbere y'udakora, kugira ngo nubwo abagabo benshi nibo batanze urugero barwanya ijambo ry'Imana ariko nibabona ingeso nziza z'abagore babo ari abaririmbyi bazarushaho kubagarukira nta jambo bavuze. Hagati rero y'abaririmbyi n'Imana nabo bagira imibanire ubusabane hagati yabo n'Imana. Ahangaha abaririmbyi n'Imana nuko bari bakwiriye kurangwa n'ikintu cyo guca bugufi imbere y'Imana kuko nigenga byose. Imana niyo yabahamagaye. Hariya mu ijambo ry'Imana Yakobo 4:6 haravuga ngo Imana irwanya abibone ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Babisiwe muri Zaburi muri Migani igice cya 16:18 aho bavuga ngo ubwibone bubanziriza kurimbuka kandi umutima wirarira wishira hejuru banziriza kugwa. Angaha imbere y'Imana abantu bakwiriye guca bugufi bakareka ubwibone, kuko muri Petero ya mbere 5:5 haravanga Imana irwanya abibone ariko abaca bugufi Imana ikabahera ubuntu. Ubwo hagati rero y'abaririmbyi n'Imana baba bakwiriye kurangwa no guca bugufi bakareka ubwibone, kuko Satani cyamumaniye mu ijuru yari umuririmbyi ariko kuko yishize hejuru agashaka kuvuga ngo nzazamura intebe yanje ngere mu ijuru kandi intebe yanje izasumba inyenyeri z'Imana, byatumye hananduka agwa hasi asasirwa inyo abikivume burundu. Nguko uko ubumwe bw'abaririmbyi bwari bikwiriye kuba ni hagati yabo ubwabo, hagati yabo n'ubuyobozi bw'itorero, hagati yabo n'abapagani, hagati yabo n'Imana bagatsinda. Urakoze Pastor, ko ushaka 7 ni iki by'ukuri kigusha abaririmbyi? Ikigusha abaririmbyi nta kindi ni mu ijambo rimwe. Usomye hariya muri Yesaya igice ca 14:9 kugera kwa 11 avuga kwibona no kwishira hejuru kwa Satani nico kigusha abaririmbyi kuko niwe wabaye chef de chorale wa mbere. Ariko usomye mu itangiriro 4:21 na 22 haravuga ngo Yubaru yari wo mu rubyaro rwa Kayini. Noneho abo muririmbyi ukomeye mu baririmbyi ba mbere ku isi noneho yishira hejuru kubera imbuto mbi y'umutima mubi wari muri Kayini yari murimo, bituma noneho azambya societe umuryango yabarizwagamo. Abaririmbyi rero kuko nabo kagatotsi cyangwa ya virusi yari muri Satani ari umuririmbyi yitwa umutwara muco, iyo badahagaze neza ngo bigengesere birinde kaka virusi kari mu watangije kuririmba karabazambira kakabafata, ugasanga abaririmbyi baretse ibyaha byose, ntibiba, ntibaroga, ntibasambana, ntibabesha, ariko ugasanga akubwibone karabateruye kabashira hejuru, ugasanga aho kugira ngo ubaka ubwami bw'Imana mu guca bugufi ahubwo bari kubaka ubwami bwa Rusofero mu kwishira hejuru. Abagomba kwigengesera rero bakubaka ubwami bw'Imana. Urakoze Pastor, ko dushamunane ese kuririmba bizarangira ryari? Kuririmba mu Bakorinto wa mbere igice cya 13 ku murongo wa 8 hari amagambo avuga ngo nkuko guhanura kuzagira iherezo n'indimi zigaceceka n'ubwege bugakurwaho, ibyo byose bivuga ubutumwa
muri definisiyo y'indirimbo twavuze ko ivuga ubutumwa itandukanye no kuramya, kuko ari ukuvuga ubutumwa ni ibyo gushirira mu isi. Mu ijuru hazabayo kuramya nk'uko bisanzwe biriho na n'uyu munsi wa none. Mu ijuru hazabayo indirimbo zo gusingiza ibigwi by'Imana byo kunesha. Hari abanditse mu Byahishuwe 15:3 ngo ni indirimbo ya Mose izasubirwamo. Iriya ndirimbo yanditswe mu Gutegeka kwa 2:32 aha ngaha hari indirimbo ya Mose yo gusingiza ibigwi n'icubahiro by'Imana, atari ukubwiriza ubutumwa ngo abantu bihane. Izo kuvuga ubutumwa ngo abantu bihane nizo ziririmbwa uyu munsi wa none mu nsengero. Izo zizaceceka kuko ijwi ririmara kuvuga ngo birarangiye, ntawe uzaba ukibwiriza ngo bihane. Amasengesho azaceceka, kubwiriza bizaceceka, kuririmba indirimbo zihanisha bizaceceka, noneho kuvuga impano zizaceceka kuko zikorera mu isi kugira ngo zubake itorero. Ariko mu ijuru hazasigara kuramya gusa nuko abamarayika no gusingiza icubahiro c'Imana ku bazaba banesheje gusa, batakibwiriza ngo abantu bihane, batakiririmba ngo abantu bihane, ahubwo bizashirira ku isi. Indirimbo za korale zizashirira ku isi, kuko amasengesho azashirira ku isi, kuko kubwiriza bizashirira ku isi, kuko guhanura bizashirira ku isi, kuko indimi zizashirira ku isi, kuko impano y'ubwenge izashirira ku isi, kuko nibyo kubaka itorero. Itorero rizaba ryanesheje ritagikeneye ibyo, rizaba rigeze mu bwami bw'Imana, bizashirira ku isi. Urakoze Pasi, ko dushacenda niba kuririmba atari impano, ni gute umuntu yerekwa indirimbo akayiririmba bidakozwe imyitozo? Nizo mpamvu mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo waho wa 16 haravanga umuririmbirije Imana zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka. Nta muntu werekwa indirimbo kuko nta werekwa amanota, ariko umuntu yerekwa igihimbano c'umwuka. Ubwo ni ukuvuga ngo ico ni igihimbano c'umwuka kitagira tonale, kitagira aruto, kitagira soprano, kitagira base, ariko kikaba kirimo amagambo y'Imana. Ico gero kuko atari indirimbo ku matorero aririmba, kibwirizwa mu materaniro yo hagati cyangwa se mu biterane by'amavuna, ariko ntabwo kibwirizwa mu rusengero ku munsi w'amateraniro. Iyo ari abantu bakoresha ibihimbano by'umwuka kirakora. Iyo ari abaririmba kibwirizwa mu materaniro yo hagati cyangwa mu materaniro y'amavuna hagati y'icumweru, kuko kiba kibwirwa abapagani. Ubwo ico gihe rero uko bamwe bakoresha zaburi, abandi bagakoresha indirimbo, abandi bagakoresha ibihimbano by'umwuka. Abakoresha ibihimbano by'umwuka nibo berekwa ikintu kibita indirimbo, ariko ari igihimbano cy'umwuka. Indirimbo bisobanura ngo nifite base, tonale, aruto, soprano, ku buryo wakoresha amanote buri wese akagira ijwi rye. Nico cyitwa indirimbo. Nayo kitagira amajwi ni igihimbano c'umwuka, gishobora kubaka kigafasha, ariko ntabwo bacita indirimbo. Urakoze Pasi. Ikibazo cya 10 cyo cyanyuma, nizihe nama twatanga ku buzima bw'abaririmbyi n'itorero bakoreramo? Hari inama nyinshi duha abaririmbyi hagati yabo n'itorero bakoreramo ku buzima bwabo. Ni ukuvuga ngo itorero ryubatse neza rigira abantu bashinzwe gutegura inyigisho z'umwaka, ndavuga iyo ryubatse neza. Noneho rero korali igiye kuririmba igihe cyose igomba kuvugana n'umuntu urabwiriza uwo munsi, kugira ngo indirimbo ziririmbwa uwo munsi zibizo kuzuzanya n'ikibwirizo cyatanzwe. Iryo ni itorero ndavuga ryubatse neza. None igihe batumiye umushitsi barakoze inyigisho z'umwaka, bakamwandikira bati uzaza kutubwiriza ariko tugeze aha, niba ari ingoma ya 2 tugezeho ni uzatangirira, tugeze ku gice cya 5 nawe utangiriraho. Izo nyigisho zikaba zarakozwe ari zigishwa umwaka wose. Ico gihe rero urabwiriza akaja iruhande akabonana na korale, none akabereka ibyarabwirizaho, kugira ngo indirimbo barasoma uwo munsi zibizo kuzuzanya n'ibyo jambo bye kuvuguruzanya, bye kubyo kuvuguruzanya, ahubwo zibe izuzuzanya. Igitekerezo kiri mu ndirimbo kibi igitekerezo kiri mu mubwiriza, bakagomba kuganira. Rero ntago korali kwiriye kuririmba itabonanye n'uravuga ijambo ry'Imana uwo munsi. Ariko ndavugiye ari itorero ryubatse neza. Naho iyo ari itorero ryubatse nabi, uwo batumiye avuga ibye, n'uwo bazatumira akavuga ibye, n'uwo bazatumira akavuga ibye, kuko nta gahunda y'umwaka nabo baba bafite. Ico gihe rero ntabwo abakristo batera imbere, baradindira mu ijambo ry'Imana.
ariko iyo bubatse inyigisho z'umwaka bakaba bazi ko bagomba kuzikurikiza bakazarangiza nyuma y'amezi 12 uwo batumiye wese bagomba kumwereka aho bageze kugira ngo bigendane n'injyano y'inyigisho ya gahunda bakoze kandi korari karirimba injyano y'uwo munsi y'ijambo ry'Imana kugira ngo hataba kuvuguruzanya injyano ibimwe kandi byungurane mu bitekerezo umuririmbyi niba auditoire abakristo bumvise korale umuvuga butumwa nabivugaho bimere nkaho bishimangiye indirimbo zaririmbwe n'indirimbo zishimangire ubutumwa bwiza bwigishijwe. Iyo niyo nama rero nuko abararirimba bagomba kubarana uravuga ubutumwa uwo munsi bakabiganiraho kugira ngo ubutumwa bwiza buvugwa bwe kugira hagati yabwa amacakubiri n'indirimbo ziririmbwa uwo munsi. Ico gihe rero ubuyobozi bw'itoro bugomba kuba bwumvikana n'ubuyobozi bwa korale kuko korale nabo nabayoboke b'iryo torero. Nizo mpamvu bakwiye guca bugufi gahunda yose y'indirimbo igashigikirwa n'itorero n'umushumba akabigenzura akareba ko yatumiye arashobora kugendana mu gitekerezo kimwe na korale y'uwo munsi bakurikije inyigisho bigisha naho bageze. Iyo niyo nama twatanga hagati y'ubuzima bw'itorero n'ubuzima bw'abaririmbyi b'iryo torero. Urakoze Pastor, reka tugushimire. Reka dushimire umuntu yabanye natwe muri kiganiro tubwe Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu wakoze subscribe cyangwa wakoze sabone. Reka dushimire umuntu ufata ibiganiro byacu akabisharinga cyangwa akabipartage akabihereza inshuti natwe tubwe ngo Imana iguhe umugisha. Naho ushobora kuba ubwa mbere ugeze kuri gusenga ebe tugusaba ukanda subscribe cyangwa gukora sabone. Kandi reka dushimire uyu muntu agiye gufata ibiganiro byacu akabisharinga cyangwa akabipartage cyangwa akabihereza inshuti tubwe ngo Imana nawe iguhe umugisha. Pastor, sinzi uko cyo wakongeraho. Ni channel gusenga everyday nomero ya WhatsApp ukora ibiganiro ni 0786696620 channel ya gusenga everyday. Murakoze, Imana ibamugisha kubadukurikira mugubwe neza. Tukaba tubashimiye rero inshuti za gusenga yo tubabwira ngo ikiganiro naho butaha. Shalom shalom. Shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.